ntabwo ari mama wanjye. N'uriya wundi si papa wawe? Ni papa wanjye. None si ubwo bahuje gute? Kuko ntukajya wigira ikigoyi ngo ukabye. Umuntu mukuru uri kuganira n'umuntu ubabaye. Yego kuba ubabaye ibyo ndabyumva, ariko ntibivuze yuko njye ntakubaza ukuntu banahuje. Hano ni iwacu ntabwo ari iwanyu. Ubona ari iwanyu? Ni iwacu. Ubona ari iwanyu. Wibaza ko impamvu tudasangira ari iyihe? Ni Yesu aho. Nuko wakunukira. Twe ntabwo ubyumva. Uranukira nyine. Ubona njye nararana nawe, we ntabwo uri uwawe. Njye mbona ubaye ufite nk'umuryango wazagenda ukabaye ko kuba hano. Nese uriya barara mu buriri bumwe. Njya mbona n'amabujja rimwe rimwe rigiye yicara muri salo nkabona ni mararira ahantu kure yatumbagiye ariko nta simbyiteho kako yagenda yakutse ngaba yatumba ariko icyo mbiri muraseka none ariko ugiseka kuntu kangasega kwiwambuye mu maso wikubita guye bati semana nyine niyo mpamvu ndamuhera he ngege ngiye ko mukunda nako nkunda ukuntu aseka. Mama. Abaiki. Uzibine baye. Ngonga. Nise Jennifer ya mafaranga rasizara ugatabirete ngo tuze guhahisha. Bigenze bite? Jennifer agiye kwishura yajyaye. Ntabwo ngifite se bwo kuyamwaka. Ngiye nkagiye wowe warebaga hise. None se ko nje nsohotse ngiye kuri toilet nagaruka ngasanga ahise agenda ahise nagenda atanozi no kugira ngo tutaza no kubona ukuntu tumugarura. Nise ngiye bite. Oya. Arinza sohoka agenda wari kujya udahise amagara vuba vuba akazikaya acunze ngiye mu cyumba ngasanga isa yajyana itagenda agakobwa nzagakorera iki sinabikubwiye se ubundi ko ibintu byose abijyana aho mwebwe mba mbibabwira uyu mukobwa azamujugunye yego hanze ninde wazanyira ishyananga uretse wagiye umufasha tukamujugunya none se ngiye sinakubwiye ngo tuzamufasha ko mbaba yo muri hano bamusekereza none se ngiye ko bandi kugira ngo ngiye sinjye ntabwo ngashaka tuzakwirukanya hano none ubu turarya iki ndabizi se ko yajyanye yirukanka kandi kubera ko nabonye yageze no ku ishuri ahita agenda akajya kuri boutique akajya kuguramo ibintu ubwo bisangira none se ko nagiye kubikubwira ubwo iyo mbambize banashize amafaranga hari ahantu birirwa yasangira n'abakobwa b'inshuti ze ku ishuri birirwa birukanka nanubwo ajya ngurira na rimwe uyu mukobwa mana yanjye nzakora iki zamushyire uyu mukobwa ko ananiwe umukobwa kanzengereje ariko bwetse ndaza nkwereke ikintu nkora mbazagashyira ahantu ku buryo nishimye mfashe bakirukana kambibwire be ko nagashyirishijemo we hello David Mukase mba mufite amakuru meza sisi kagakobwa kakandi kajya katubangamira buri gihe umva amaze kugashyirishamo nikamara igihe kinini hano shani nk'iminsi nk'ibiri barahita bakirukana mwese ko mbikubwiye nswe nese ubundi ndamusaba imbabazi ziki mwese se utubangamira aya nta mbabazi njye namusaba ubwo Imana imfashe bakirukana ahubwo se ko nari ngukumbuye nari bintu hose ibyo na mayinite mfite reka nkupendaza kongera kuvugisha ndikubwira niba bakirukanye ariko ndabizi neza baraza kwirukana so nanjye ndagukunda ay ngosha bakirukane ariko se Divi ubu koko uhisemo kwirukanisha undi mwana
Erega nubwo nari ndi hano mu cyumba ndi kwitegura ngiye ku kazi, ibyo wari urimo byose nabyumvaga. Ibyo wabwiraga mama wawe nabyumvaga. Ubwo koko urumva nta soni ufite? Umwana w'umukobwa ugahitamo kwirukanisha umwana muhuje amaraso. Ubwo se urumva inyungu ari iyihe? Reka nze mbikubwire neza wenda wanyumva. Sigura ndeba gute? Uragira ngo urebe nte? Wajya umenya ko uri umukobwa umaze kuba umukobwa. Uragira ngo urebe nte? Nishime nseke. Murumuna wa mama yaje. Ndi anti wawe kandi umenye ko nkuruta. Nakugira n'inama. Imyaka ni imibare. Wangira inama. Wazigiriye se ubwo ko mbona ukeneye kunyusha. Wajya umenya yuko uri umukobwa kandi aho uri kujya atari heza cyane. Wajya umenya kwitwara neza. Ibyo ni njye bireba, si we bireba. Nikuse muko. Uri kuza nyibwirishwa ngo amafaranga ibiki n'ibiki igihe wahereye ikora. Hari amafaranga yawe namwe nzi. Hari n'igihumbi wari wamata igenda ugura amata ku ishuri. Wangiza ngo uri kuza ngira inama. Ndabona usikeneye kundusha zikumanire. Ko umukobwa ugira inyuro. Ariko bajya baca umugani ngo inyana ni ya mweru. Agasuzuguro ufite aho gakura ndahazi. Ibyo ngibyo wabivuga ubaye utaba hano. Nenye ko niko yari ameze buriya. Sibye ko n'ubu katashize. Ko wabimenye ukanga ukaza kuba hano. Wari wabyibagiwe. Ni ukubura uko umuntu agira. Mvure nkubwire Divine mukobwa mwiza. Ndi anti wawe ndakuruta kandi unyumve. Dore uracyari mutoya. Urwango nk'urwo gutangira kugira urwango ukiri umwana naho byazakugeza. Sibyo? Uriya ni murumuna wawe ugomba kumukunda. Ntago ari murumuna wanjye. Kubera iki? Kandi ari umwana wa papa wawe. Simuhuje amaraso. Hana wa papa. Bigeze birandeba. Ntago bikureba. Ntago bindeba. Ubwo se wumva nawe umenya aho bwirageze sheri wanjye. Ntago wamenya uko ejo bizaba bimeze. Njye rero ndabizi. Bajya bavuga ngo isi ni gatebe gatoki. None ubu nutangira kwitwara gutyo ukanga murumuna wawe. Umva ihereza ari iri. Uze ejo bizamera gute? Warangije. Ega buriya amaraso arakurura. Ntago urarangiza. Ntago urarangiza. Ahubwo reka mubwire ni akantu gato. Ubu ngo ndi kwihuta ngiye mu kazi. Nyine yuko uza kunshakira time tukaganira. Inde. Ahubwo niba utanabizi kari agahungu mwirwa muzana hano. Nimwongera kuza. Nzakwereka. Kimenye ko hano ari mu rugo. Urumva? Kandi nta gikorwa na kimwe kigomba kubera muri ino nzu. Ntabyemeye ubwo ntago kigomba kuba. Ariko mana yanjye barabivuze ko inkoko iri wabishunda umukara. Wabimenya se? Kandi ngo umwana uri wabo bavuna umuheha kongeza undi. Ngira vuba ugende. Ubwo koko ni wowe unyuriye bene aka kageni. Ngira vuba ugende. Erega umenye ko hano ari kwa mukuru wanjye. Hano ni iwanyu ndabyemera ariko nanjye ni kwa mukuru wanjye. Urarangiza? Nanzi ko warangije. Tegereje iki? Nasoje ariko nyeneye yuko uza ko mu mwanya tukaganira bihagije. Sibyo? Genda. Kandi ujye ucisha makeya. Soma kubera iki koko? Sikubera iki ari njye washyize muri ibi bintu koko? Sikubera iki ari njye watumye mbana na mukadata? Ariko numbana n'ikintu kiri mukora kurya yamfata nabi. Mana basi ujye umutima ukomeye ko umubona bikomeye pe. Nkoze Jenny. Kuri kurira. Shop ntabwo ndi kurira. Uri gukora iki? Sha nyine buriya mana muri stress zo kwisuza school. Ako se turi tuvugisha ukuri. Mu muryango wanyu aho havutse nta hantu ufite wajya kuba ukava hano. Kajya nko gufasha nyogokuru wawe. Kubera iki? Nese ubona turuka hano.
ntabwo ubibona ko hano atariho hantu uturuka, erega hano ntabwo ari guturuka, hano ni iwacu ntabwo ari iwanyu. Ubona ari iwanyu? Ni iwacu. Ubona ari iwanyu. Wibaza ko impamvu tudasangira ari iyihe? Ni iyihe se ahubwo? Ni ukuba kunukira. Se ntabwo ubyumva, uranukira nyine. Ubona njye nararana nawe, we ntabwo uri uwawe. Njye mbona ubaye ufite nk'umuryango wazagenda ukabayo ko kuba hano. Se ntabwo uri uwa hano rwose pe. Nase nkati iwacu nkajya. Nkati iwacu nkajya. Uri uwaha se? Ubona usa nkatwe, twe ntabwo tubyara abana basa nkawe. Uri wabona mama hari umwana usa nkawe afite? Reba uburyo nzi. Ureba uburyo usa. Namuturuka kwa mama nyine uko kwa mama wawe ariko kwa papa nyine turasa. Papa wande? Papa wawe. Wari wabona kwiteza se? Kuko wajya ugabanya ubugoryi. Jya ureba ibintu biriho ureke gutekereza ngo papa ngo mu rugo kwande. Ubona hano ari iwanyu, hano si iwanyu ukanguka. Ubona ndarana nawe se? Ubona dusangira? Ubona dusa? Ko uri aho mu rugo, mama ndarize, ubaye iki? Urarizwa n'iki? Ariko ntabwo ndi kurira. Waba urasiga ibyo byose uri kubimbwira kugira ngo bimare icyo. Kugira ngo umenye agaciro ufite, umenye umwanya ugomba kubamo. Hari ukuntu abantu mwibagiza umwanya murimo mukibagiza aho muri, mukibagiza urwego muriho. Urabona uri ku rwego rwacu? Kubona ndi ku rwego ruhise ahubwo. Ndi kubona uri ku rwego rwo kwa nyogokuru wawe. Ariko sike ibi byose uri kuvuga byose biri gutuma aho uri ari mu mitungo ya papa. Papa wande? Arakuzi se? Aho iyo witwa nde? Ko mfite gutuma kwihanganira amagambo ya mama wawe n'ayawe kuko nimwe mu nzonga hano. Yawe disi. Cyo kora ngiye unantera impuhwe. Sukubeshyo ntera impuhwe. Ngo utegereje kuri ubona amarira yanjye. Nayo nyine kubona ko n'ubundi mbona yewe hari ukuntu buri abantu bameze nk'ibigori, nta nuko bajyamenya niba bishimye cyangwa bababaye, ariko we mbona ntazi. Kuko tutabigaragariza batazi agaciro k'amarira. Urakazi? Njye ndakazi ariko ntabwo. Niyo mpamvu uba ahantu batagushaka, twikubeta ushaka udusiga ukakunuka kwawe. Shuwa Ntabwo tugushaka. Ntabwo tugushaka rwose, ntabwo uri uwaha. Uzajye kubana nyogokuru wawe ujye umufasha n'utwo turimo, dore ni nabyo bintu bikobereye kuza kwirirwa wicaye hano. Ntabwo ari iby'abantu basa nkawe, ntabwo ari ibyo mukora. Nose mubazi ego ubona ayo magambo yose uri kumbwira, umunsi nzumva nawe hari undi uri kuyakubwira uzambaza ukuntu azaba ameze. Komeza utegereze uzumva inzu bimbwira. Hano ni mu rugo, usibye wowe waraje kwikuba ku bantu, kwinjiza mu mwanya utarimo, kwinjira wisodeka. Njye mfite umwanya hano. Hano ni mu rugo, ni mu nzu yanjye, ni kwa mama, ni kwa papa. Kose we ni kwande kugira inama ngo ujye aho bagukeneye, bagira n'icyo bakumaza. Dore hano rwose nta kintu twakumaza, abantu basa nkawe nta kintu twabamaza ukabyanga. Waba uretse ko atari wo mitira neza. Komeza uhitemo, nkundima mbona wowe byawe biteye ikibazo. Ndabona ariko nyongerera n'ubundi narebe ngakomeza bivuga byose, icyo wavuga cyose ngira ngo wibutse ko ndi kwa mwancisha hepfo mwancisha ruguru. Nzaguma hano kandi mfite n'ubushobozi bwo kwihanganira amagambo yanyu. Ni byiza. Bye. Ndura rukora iki? Munirwa rugambo ruzave hano ntabwo kumva umuntu azarukorera iki. Umuntu yararubwiye ntabwo rwumva, umuntu akomeza kurubwira ntabwo rwumva. Shinda narwanga waruzaruvana hano ndibura ninde wakizanye hano yabakikumisha iyo cyari kiri. Wangiye numvishije ufite agahinda nibereye hanze, ndavuga ati ngiye ntabwo nagutererana, wenda nshobora kuzamufata mu mugongo mbwira ikibazo ufite. Nyamara nubwo unyita ngo ndi ikigoryi, ibyo nkora byose ntabwo nuzuye, nyamara wambwira. Ese aka karaye ndiho ndahata, ariko atari ko kanyuma. Uzincozi singiye gutereka nk'ukarya ugahanga ko muguye ku katubwivuto, ukaryama wumva wishimye uvuga ati gakwiga inshuti yanjye, hanyuma ibintu byose bikagenda neza.
akamabujana nawe ntukarire bingana gutyo uzi kuri yesuwe dore n'amaso yawe umutuku n'izina ry'Imana niba se mabujana ahubwo kamubwira na kuntu nyine nagize gutya ndagavura ariko imibare yanjye niba yajemo ibihekane niba byagenze gute neze nigurira ibenye digijana nsanga nibagiwe igitunguru niba muri ibi biryo bidakaranze iko n'amabujana yirenze barakwica wewe none se baravuga ko ari njye wajyanye ntabwo wakigwa mwamitiye se basukanguriza ko ari vanga mabuja ka arabizi akorera imbere najya avuga ati gakwi nubwo washize amezi angahe atamemba ariko vuba ngara yamereza mbabara basi ungurize ijana kuvuga ku ijana ndarikura mu bintu bitumye nza kukwicara iruhande n'ibyo birimo yego numisha twareje kumbaza icyo nabaye arashikunyaka amafaranga ko se mahoza si duhozanye niba ngiye mfite ikibazo ko tutampoza nanjye nkaguhoza ndabizi urabaye pe ese undi muje wabaye iki bashaka kuba hano ndabirambiwe pe kwa nyoko na kwa mabuja ako gakubundi amakuru cyangwa uvuga ibyo utazi yagenze uteze kwa mama sura ni mu wanjye ntabwo ari mu wanjye nuri wundi si papa wawe ni papa wanjye none si ubwo bahuje gute ukwe ntukajya ubigira ikigoyi ngo ukabye uwo muntu mukuru uri kuganira n'umuntu ubabaye yego kuba ubabaye ibyo ndabyumva ariko ntibivuze yuko njye ntakubaza ukuntu banahuje mbese uriya barara mu buriri bumwe njya mbona na mabuja rimwe na rimwe ari igihe yicara muri salo nkabona arimo ararira ahantu kure yatumbagiye ariko nta simbyiteho kako yagenda yakutse ngaba yatumba irimo uraseka none ari ukuntu ugiseka kuntu kamwe se gakwiwambuye mu maso wikubita guya bati se mana nyine niyo mabuja ndamuhera he mwege wumva ko mukunda nako nkunda ukuntu aseka zengwiki dukomeze mbonye neka mubwire ntabwo uri ari mu wanjye njya wumva ba Mukase b'abantu nawe ufite mukaso nisubana ndikurira mpora napfishije nkamara nabuza mu mabuja n'usubundi ntawe ibyana by'ujye ubihondagura ubundi ntabwo bijye biguca imbere nkabona uri kubiheza amata wiheza ibibiswi wajya ubihondagura cyangwa ukabihinahina njye abaye ari njye reka mubwize ukuri nubwo ndi umukozi w'ahangaha ntibivuze ko ntagomba guhana icyana cyanga kikizana amabyi nahita nyikubita njye ntabwo mvuga ngo nangi ese wavuze gake ibaza kumvisha cyangwa umukobwa akakumva divine se arahari arahari nyine divine ndamwanga ndigereza mu ari mu reka kumvisha wararutaye ari kure ndabizi ko ari kure agatazi gatumbuka gakwi badate gakwi n'inyoko nibereye mu cyumba gakwi n'inyoko natitaba ye nkamwegera gake sitambese ibyo bintu wabi bya divine ni ukuri ko Imana ntabwo nayimubwira yego turebana gutya ariko mu mutima wanjye ariko urebye mu mutima wanjye cyangwa none se none ndakubwira n'ibintu tuturayi nta kuntu nguhagira baswa ngurira nk'igitunguru mabujana nose ubu ngubu ndavuga mu gitunguru cyagiye nakubeshye uzari nsubiza ryari ntimembwa urabizi mabujana mbwiye ngo ndi ukwezi ntago azakuma ubu ngubwo nutarima ntabwo ndi divine nta mutima mubi ngira Imana izakubana sibyo bizana ibintu by'Imana se none se uringurije